umwaka urashize dushyize izi apartment ku isoko. Ubwo twatangiraga twari dufite iyi bloke yonyine, ariko kugeza ubu iyi yaruzuye, iriya yo hirya iruzura, ndetse n'iriya yo hirya ihera iruzura, ndetse nk'uko mubibona hariya twatangiye n'indi. Ibyo byose ni ibintu byakozwe mu gihe cy'umwaka umwe gusa. Uyu mudeveloper ari serieux, umudeveloper aradelivaringa, mbese ibintu byawe yakwemereye arabiguha kandi ku giciro cyiza mu gihe cyiza, ndetse akaguha n'ibintu bya kalite. Tugiye kurebera hamwe umunsi imiterere y'izi nzu, maze turebe niba uyu munsi nawe wahatura. Mu gutangira yarabyumvaga ko imbogamizi ya mbere wagira ujya gukodesha inzu yawe ari kaburimbo. Akora kaburimbo iza directement igera kuri izi apartment, ndetse aha hantu hari kubakwa amapartema menshi. Muze njye kubireka. Iyi ni site plan, ni ukuvuga igishushanyo mbonera cy'uko uyu mushinga wose uteye. Nk'uko mubibona uyu mushinga urimo apartment blocks zigera ku 10. Buri apartment ifite units 6 gusa. Nk'uko nababwiye twaje ari yonyine ihari waka kanya, iyaruzuye ndetse n'iyaruzuye ndetse n'iyi twayitangiye. Turisereye mu byo turi gukora. Aha niko umushinga wose uzarangira umeze, nibyo biteganyijwe kuhubaka, mbese ibintu byose birahari. Biriya rero tubonye kuri site plan mu kanya n'ahangaha birahari. Izi apartment rwose ziri kurangira kandi zikarangira neza kandi zikarangirira ku gihe. Ni apartment nziza, ndetse n'ikintu kinashimishije kubera ko icyo gihe twatangiriye hari abaguzemo kare rwose. Iyi bloke ya mbere iratuwe, iya kabiri iratuwe, iriya ya nyuma iratuwe, inshyashya muri zo ni iyi ngiyi ari nayo naje kubereka uyu munsi. Mbere yuko dukomeza reka mbabwire imiterere ya buri bloke. Bloke nk'iyi ngiyi ifitemo apartment 6, ni ukuvuga buri floor ifite apartment 2. Apartment iteye ite? Buri apartment ifite metero kare 120, ikagira ibyumba 3 byo kuraramo, ikagira douche zuzuye 2 ndetse n'indi imwe y'abashyitsi, tukagira amabaraza hafi y'ahantu hose, ndetse na view nziza na finishes nziza nk'uko tugiye kureba mu kanya. Uti nangahe? Miliyoni 95 gusa z'amafaranga y'u Rwanda, cyangwa se 65 by'amadolari waguramo apartment hano nshyashya. Akarusho turacyari kubaka n'izindi, bivuze ko ushobora no kugura ukishyura mu byiciro. Uguze muri izi ngizi zitarubakwa cyangwa se ziteganya nko kubakwa, wakwishyura 20% y'ayo mafaranga, andi ukayishyura mu mezi 9, ko niyo bidutwara kugira ngo inzu yawe rwose ibibonetse. Urumva rero ko aho ngaho ari deal. Ushaka rero kudacikwa cyangwa se gusura uyu mushinga, mpamagara kuri 0788 44 18 44 bakuzana wasure urebe niba rwose nawe wa booking yawe either muri izi ngizi zikiri kubakwa ukazishyura amezi 9, cyangwa se ukigurira muri iyi ngiyi irangiye ukahita uyituramo uyu munsi rwose nta kibazo. Mbere yuko twinjira ariko hari ibintu by'ingenzi bizana na buri apartment ahangaha. Icya mbere ni parking. Buri apartment igira parking y'imodoka imwe, ariko kandi wareba iyi nzira iri hano hose biragaragara ko abashyitsi bawe batabura aho rwose baparika. Iyi nzira ni nini cyane ku buryo umuntu yaparika ku ruhande abantu bagatambuka, umva ko abashyitsi bawe tutabibagiwe. Ikindi buri i Kigali ntushobora kubona icyangombwa cya apartment udasize ibintu nk'ibi ngibi. Ibi ni byo gufasha mu kuzimya amazi igihe hagize ikibazo kiba ugize ngo biraha gusa se muze mbereke. Tuje hano dufite izindi fire extinguishers hano, tukagira amahoze hano kugira ngo bayacomeke aho bagiye kuzimya hejuru. Usabwa gushyiramo ama smoke detectors, harimo kamera zirimo, mbese paratoneri bya bindi by'inkuba byose turaza kubibona mu kanya. Ibyo bintu byose birahari. Tugiye kuzamuka rero turebe ese apartment y'ubwayo iteye ite. Nimuze tugende. Uyu muryango niwo uduha karibu aho apartment neza itangirira aha. Nta muntu wundi wemerewe kuhagera usibye wowe, bituma kuba hafunze iri baraza rikoreshwa. Ariko kandi tukiri kuri iri baraza, reba view ufite uri hano. Aha ni heza, haratuje, quartier calme, hameze neza. Aha turi kureba hakurya uriya musozi munini mu Bugesera, hariya hari amazu y'umweru arimo muri kuyabona, ni Masaka kuri Dubai Port. Hakurya kundi musozi ni Rusororo, hirya ni Gasogi. Urumva ko rwose ufite view nziza cyane kandi ifunguye, umwuka kugira hano uri frais. Ariko kandi tukiri no kuri baraza, ibikoresho utangira kubona ko rwose atari ibintu bya cheap. Inox hano ku mabalcon, dufite ibirahuri binini, mbese ama modern elements ariyo aguha ikaze muri apartment yawe. Speaking of those, no ku ruhande dufite imiryango slidinga. Iyi miryango niyo guha karibu iwawe, ni ibirahuri, ni aluminium. Nakubwiye ikintu cyitwa qualité muri izi apartment rwose
nibyo tukwemerera gusa, si ibyo gusa kuko kandi dufiteho na musitikeri igihe ushaka kuhafungura ushaka umwuka mwiza ariko udashaka imibu rwose ahangaha umeze neza cyane. Karibu rero muri appartement yawe. Ukigera muri izi appartement urabibona ko rwose umwanya ni mwiza, iteguye neza, yaba muri choix y'amakaro, yaba muri choix y'amatara, y'ishandalier ikunze, ya accent lights ufite ni sawa, ndetse urabibona ko attention to detail atari ikintu kibatungura kuko utudetail twose, amaprize, interrupteur, amatara, choix ya aluminium, byose ni umukara kandi ibintu byakozwe avec intention kugira ngo rwose nyine ugira akantu kari modern muri unit yawe. Aha rero turi ni muri salon nayipanze neza, ufite imyanya ya televiziyo kuri ruhande ndetse no kuri ruhande, no kugira ngo rwose bamuteganye bitewe na setup ushaka, ufite flexibility na akadetail keza. Uyu rero akaba ari umwanya wa salon w'iyi appartement. Kuva kuri uyu mwanya twerekeza kuri ruhande aho dufite aka breakfast table, nako urabona ko gateguye neza, gatandukanya uyu mwanya wa salon ndetse n'umwanya w'igikoni no kuriramo. Uyu ni umwanya wakoresha mu bintu bitandukanye, wahakorera, waharira, it's nice. Afite udutara twiza dutuma abantu hifotoreza, nabwo ntabwo ari bibi, ariko kandi kari functional. Byenda nabwiraga ngo detail zose n'umukara, n'amabuye yaba mu gikoni yaba hano murabona ko ari umukara. Hano hakazamo akakanya makuru baho keza, nakunze utu tuntu bashyize hano ushobora gushyiramo amafoto ya famiye, dufitemo aka LED n'utudetail twiza cyane. Kuva hano turerekeza mu gikoni rwose birafatanye, ni igikoni kinini kuri appartement gereranyije kuko dufite umwanya wa frigo n'imiryango ibiri kuri ruhande, tukagira utubati twinshi cyane tugenda tuzenguruka hano hose, tukagira sink hano, tukagira aho gukorera ibintu bitandukanye, tundi tubati hano hejuru ndetse n'umwanya w'ikiga kuri ruhande. N'utu dutara turi hano hagati ni igihe ushobora kuba ukeneye ko washyira ameza hano ukaba wakoresha nka dining table niba uyikeneye. So agasaramanje gatoya wagashyira hano rwose, table à manger imwe ugashyiraho intebe nk'enye zunganirwa ni setup y'ahangaha. Ndakeka uyu mwanya wuzuye, ariko kandi ntabwo byari byo gusa kuko hariya turabona umuryango. Ese uyu muryango urajya hehe? Muze tujyane. Gusohoka hano niho dusanga icyo nakwita nka service balcony. Ni balcony nini ariko kandi igufasha kunganira igikoni, kuko uyu mwanya wawukoresha ibintu bitandukanye, ushatse wakongeraho utundi tubati, kandi wubatse neza, harategeye ku buryo rwose imvura ntabwo igera hano. Urumva ko uyu ni umwanya wakoresha ibintu bitandukanye, ariko kandi ufite apartment ukeneye gufura, ukeneye kumisha, imyanya yabyo nayo yateganyijwe kuri ruhande ku buryo ushobora gushyira imashini yawe ifura n'iyumutsa ntugire ikibazo, cyangwa se ukaba wafurira hariya. Buriya abashinwa n'abana beza bazanye utuntu rwose urambura cyangwa se ukazinga two kwanikaho, ukaba wadushyira hano ntugire ikibazo cyo kuvuga ngo mfite umwanya mutoya. Reka dusubire mu nzu. Kuva muri uriya mwanya wo hanze rero, developer aragutekereje, wese ufite apartment itari nini mu by'ukuri ukagira abashyitsi, ni ngombwa ko igihe bagiye kwikenura bajya mu byumba. Aravuga ati wapi, araza hano kuri ruhande agukorera agatoilette k'abashyitsi ndetse n'abantu bari muri salon keza. Uyu mwanya ni munini, urisanzuye, ufite vanity hano ku ruhande ifite ibyo ukeneye byose, tukagira toilette hano, ni icyumba cyunganira salon ku buryo abantu batarinda bajya mu byumba buri kanya kujya kwihagarika no kwifasha. Ahangaha ariho business zose bazikorera. Kuva muri iki gihande rero aho twasanze salon, salle à manger, igikoni, ibaraza, toilette y'abashyitsi, tugiye gufata uyu muryango noneho tugere aho ibyumba biri. Bibutsa iyi nzu ifite ibyumba bitatu na salle de bain ebyiri zuzuye. Ubwo rero iyo dufunguye umuryango dusanga master bedroom hariya, ibindi byumba bibiri hano ndetse na toilette yabyo hariya. Muze turebe uko bingana. Uyu mwanya rero akaba rero dufite w'icyumba cya mbere, ni ibyumba bitari bitoya, dufite 3.20 na 20 kuri 3 tukagira idirishya rya aluminium naryo rifite agafile, tukagira accent z'ama devices hano kuko amaprize murabona ko arimo amaprize atatu. N'igihe wahitamo gutera igitanda ushaka wagishyira hano, ushaka wagishyira hariya, aho wifuza. Iyo flexibility rwose barayiguhaye. Plafond iri hejuru bihagije ku buryo icyumba kiba kidashyushye, ariko kandi tukiri hano tukareba nko ku miryango, iyi nzu ifite imiryango ya muvura ahantu hose. Urumva ko kalite rwose atari ibintu bagusondetseho. Aha kandi naho tukahagira icyumba cya kabiri kingana neza na kiriya tumaze kureba, n'ibyumba byiza biri hano. Akantu gatoya nibagiwe, dufite na smoke detector, umwotsi uhita
uvuza rwose alarme akaza kureba ese habaye iki, ese duhamagare kizimyamoto capcapa ikintu gihiye. Dufite smoke detectors rwose ku buryo ikintu cyitwa umutekano wawe iwawe ni priorite kuri uyu developer. Ibi byumba byombi bisangira iyi dushe iruzuye, ni dushe nini kandi nziza. Dufite umwanya wo kogeramo rwose umeze fresh, ntacyo wunganya, ikirahuri gituma amazi atajya ahantu hose, tukagira amaniti kuri uru ruhande, agatara gatuma wibona ukikoraho neza cyane, ndetse na toilette ku ruhande. Iyi toilette rero akaba ariyo isangirwa n'ibi byumba bibiri tumaze kureba. Hasigaye master bedroom tukayisanga hano muze mbereke. Karibu rero muri chambre principale y'iyi appartement. Iyo ni nini kandi irahagije, dufite metero 4 kuri 3 n'igice. Ni icyumba kinini kandi kigari rwose, tukagira amaprize menshi ahagije n'amainterrupteur ko ku mutwe w'igitanda buri ruhande hariho prize, tukagira aka kanya kagahome kubakiwemo. Twaza no kuri ruhande tukabona ko dufite izindi prize uramutse ukeneye televiziyo mu cyumba, plafond iri hejuru cyane bihagije, ndetse tukabona ko hano ku ruhande hari wa muryango n'ubundi uslidinga utuzana kuri iri baraza rya chambre principale. Aho inyuma nabwo nubwo hataratunganywa ariko niharangira hazaterwa jardin nk'uko hariya hirya bimeze. Donc iyi chambre principale rwose iruzuye. Ntabwo ariko twagenda tutarebye nayo dushe yayo se imeze ite, muze turebe. Ikaba nayo ari iyi ngiyi nanone, dushe nini kandi ihagije, umwanya wa vanity kuri ruhande, toilette hano hagati, ndetse na dushe kuri uruhande ruhera. Ibi rero akaba ari byo bigize metero kari 120 za appartement yawe. Ariko ntabwo turasoza, reka tujye hejuru kuri rooftop turebe ese ho hari iki, muze tugende. Tekereza ko hejuru ya buri block hari umwanya ungana nk'uyu nguyu rwose. Ni umwanya munini, ariko turetse n'umwanya gato, reba view ufite uri hano hejuru. Ahantu ni heza, hararyoshye, hameze neza, ufite ibintu byinshi cyane wakoresha hano. Kuko aha hantu ukuyemo kuba hari view nziza rwose, ufite abashyitsi nta mpamvu zo kujya kubakiriramo hariya hasi mubyigana niba ari benshi, ufite agafete ka anniversaire k'umwana, hano hejuru mwakahakorera. Ni ahantu hanini cyane, ariko kandi ushobora kugira ngo ni iki gice gusa. Hoya muje tugatambikana tukazana kuri uruhande rwo hirya, naho turaza tukahasanga umwanya ungana nk'uriya twari tubonye hariya hirya. Uvuga rwose na famille ebyiri zituyemo hano, umwe ashobora kuba afite ibyo ari gukora hano, n'undi afite ibyo ari gukora hirya. Ku ruhande rwa hano inyuma urabona ko hameze nk'ari separation, ni ahantu bateguye ko ushaka kugira aho wanika n'aha ngaha bihakorera nta kibazo rwose. Ndetse kandi inyuma y'ibi byuma muri kureba hano harimo ibigega, buri nzu ifite ikigega cyayo, ifite pompe yayo, ku buryo nubwo amazi yagenda ugira backup nta kibazo rwose. Ikindi kiyongereyeho, buri appartement iri hano, buri bloke yose hejuru ifite umurinda nkuba nk'uriya muri kubona hariya hirya, ku buryo rwose nta kibazo wagira ngo inkuba ziraza kunwikira ibintu. Reka rwose hano urarinze. Akadetaye nibagiwe, buri appartement yose ifite fibre optique zamaze kuba installé, ku buryo rwose kuza nyine uzanye imyenda yawe witurira, ibintu byose birahari biragutegereje. Urumva atari deals? Murabona atari sawa se? Izi appartement rwose ni nziza, ziri ku giciro cyiza, kuko kuri $95,000,000 nta yindi appartement wabona hano muri Kigali ingana gutya, ifite ibintu byose ntibishoboka. Umudeveloper rwose ari gutanga ibintu byiza, ntiyifuza kandi appartement ziri nawe zakungukira. Duhamagara uyu munsi rero kuri 0788441844, aho waba uri hose, ni muri diaspora, weze umuvandimwe tumwereke aya mahirwe ntagucike, kuko inzu zirahenze muri Kigali, appartement zirahenze, ubutaka burahenze. Aha ni agaciro ku mafaranga yawe, ntabwo wahomba, ntibishoboka. Ubwo rero rwose niba ufite muri gahunda ubushobozi atari ikibazo, izi appartement ziri ku isoko, yaba izirangiye yaba ziriya zikiri kubakwa, watangira uyu munsi. Mbibutsa igiciro ni $95,000, ndetse wafata kuri ziriya tutaratangira kubaka cyangwa se turi kubaka zitararangira, tukaba twakwemera kwishyura mu byiciro uhereye kuri 20% y'ayo mafaranga nayo mvuze, andi ukaba wayishyura mu gihe cy'amezi 9. Ubwo rero duhamagara uyu munsi rwose uze dutangire. Mbibutsa nimero 0788441844. Ni Quickhomes Rwanda, tunezezwa no kubazanira inzu ziri ku isoko buri munsi iyo dushoboye. Niba rero ukunda content nk'izi ngizi, kanda subscribe ndetse unatubwira muri comment iyi video ese wayibonye ute.
YouTube ikunda iyo mulayikinze video zacu, iyo mukanze kuri ka gatima nabyo bikore rwose kugira ngo turebe ko uyu mushinga wagera kuri bose. Ni Citizen Residential Estate hano Kicukiro mu Busanza. Rwose iyi projet ndayibarekomanze naho butaha.